Lions Gate ukibona amarembo y'intare urumva umenye yuko agiye gushya safe buna batiguye noneho iyi filime na film engine muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya aho ari arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahoherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima. Akoresha imbaraga z'abakurambere agufasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero ikona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Dutangira ahantu hamwe hamagara polisi. Kana gafite umuteto. I want to call the police. Ndashaka hamagara polisi. They really want you dead on half the police in Europe. Ati rwose abagushaka uri umupfu nabo basa nk'abakorana na polisi ahubwo uburayi bwose. I don't understand what's going on. Ntabwo sobanukira ibijya mbere. I don't even know your name. Nta nubwo zini izina ryawe. Yamba ngomba kumuhana kugeza ku ivu byara rye rya nyuma kugira n'abandi bose batageza kunyiba bibabera isomo. The message is not for Martin Hatto. Umuntu ndi guhereza ubutumwa nagari Martin Hatto n'umuntu Martin Hatto n'umugore we barapfuye. It is for them. Ahubwo ubutumwa ndimo nabo abandi bakozi bankorera nabo bamenye umuntu wese uzakira ku ifaranga ryanjye. Ibyo ufite potential, ufite impano mu kwica ako kana bakaba barakiva nuza Lucas uri ntwaro nziza ndetse n'umuhigi mwiza. You are a fine weapon and a fine hunter. That's what you are. Icyo nicyo uri ntwaro ubwawe. Is running low. Ati usibye ko ibintu wakabaye umereza bino biragabanuka cyane. Supply wakabaye muri kano kamwe cyangwa se umusaruro w'ibyo nagutumye biri kugenda bigabanuka. Bwa mbere nagutumye kwita se w'umwana na nyina no abikora. Nohereza yundi mwicanyi Sanderi Boso. None n'umwana uri murabungana nka rohombi utankorera. Tubajyana ukuntu umwana reaction n'uburyo ku maso yahindutse n'amarira mu maso niki? I have to get to the car. Ngomba kujya ku modoka. Navuga. I left something in the trunk. Hari ibintu byanjye nasize muri boot. Mugabo areba kana. Araki naseka navuga. Hari ibintu biri muri boot y'imodoka nataye. Ese ko ugiye kunyica? Urebe? I was meant to kill you first as a message. Ati bwa mbere agomba kwica ari nk'ubutumwa dushyira ababyeyi bawe. Sasa uyu mugabo bamworeje kwica akana kugira ngo bahereze famiye y'akana message. Ni yakica. Myself to do it. Ariko nanjye ubwanjye narwaye n'umutima byarananiye. I waited too long. Nategereje iminsi mwanavuga ni wenda uwo mutima wakuba nakwica umwana. Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sakarada Premier. Uyu munsi nkabanisanze muri Kwizerwa Arts Furniture aunje kubereka ibyiza biri muri Kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture. Ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me. Let me show you this. Yes, kuri wantu mukunda intebe za Kuri nazo twazibazaniye intebe nziza cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamena ha amazi bimeze guti ntacyo yaba kabisa. Aba intebe za original, intebe nziza cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la 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 Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri Kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana zanabe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore nana mukwime ewana hano ibintu abari fresh kabisa. Sibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri babantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro turayafite meza cyane. Wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Sibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego ama bed cover byose rari muri Kwizerwa Arts Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this. Ku bantu mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki cyane ibintu by'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasala manje
muri kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri kwizerwa Arts Furniture ibintu ni uburyohe guys, mutugane natwe iwanyu tubakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasa nabi guys. Thank you. No mungu wa Sakarada Premier hamwe na kwizerwa Arts Furniture. God bless. Smartphone yawe yaraguhenze none gushyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti, bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefoni z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri kandi uzadusanga na accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Ariko sheko ne beaucoup de fois nawe gutekereza Always was. He's a junkie. uriya mugabo ni umujunkie. Always was and always will be. Umuntu abaye umujunkie najya hinduka, always was always will be. Umuntu abaye umujunkie najya hinduka niko bihora. And I get it. There's the thrill in trying to rescue a man. Ati koko birananeza umuntu kuva ko yatabara umugabo, ariko So exciting when you think sinzi biri gutekereza I were to awaken something good inside him. sinzi niba wakoresha imbaraga zawe mwana hakaba ari ikintu kimwe cyiza wamwibutsa cyatuma yitekerezaho akaba yarekera kunywa mugo. Believe me, I know. But this is not the case. Nyizera wa mwana usibye ko muri kano ka mwanya ntago ari cyo gihe cyo kubafasha umuntu ufite itaki ya mugo, ntabwo ukeneye gutabara ubuzima bwawe. Sad truth about Lucas. Ati uko niko kuri kubi cyane kunababaza kuri Lucas. Whatever that was good inside him, icyo ntabwo ikintu cyari cyiza muri we cyose cyari kiri muri mindani, wowe umutima mwiza cyangwa iki cyari cyo cyose died. Long time ibyiza byari muri Lucas byapfuye imyaka myinshi ishize kandi nta garuriro rihari. not for you, nta nubwo yagarurwa nawe, not for me, not for anyone. nta nubwo ari nanjye wanamuhindura cyangwa se umuntu wari wese wamugabo ni umujunkie, ni umupfuriye ugenda. Abantu bazi guca iteka. So if I were you rero iyo mba ndi wowe and had Richard Addison trying to kill me, njyewe ari byo biziko